Okay guys, muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kumenya application umuntu amaze gukoresha. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite telefoni akaba yafungura application runaka ariko ntumenye izina amaze gufungura bitewe n'uko akoze unlock screen. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kubimenya. Tugiye kugenda dufungura buri application ubundi tuze guhita dukora unlock screen, ubundi nkwereke ahantu uza kunyura kugira ngo umenye application tumaze gukoresha cyangwa se ube wazamenya application umuntu yamaze gukoresha. Urugero tugiye kubanza dufungure calculator, dore niyo duhereyeho kugira ngo mwayibonye turayifunguye, tuzi dukora unlock screen. Turaje nanone tugiye gufungura wenda CapCut, turayifunguye gutya. Ubungubu tayari undi yamaze kuyikandaho niyo itafunguka cyangwa se ngo ayikoreshe urabibona. Nayo dore dukoze unlock screen, tugiye kureba wenda indi tugiye gufungura. Ushobora kujya muri file zawe ugafungura gutya, nabwo ugakora unlock screen, kaza wenda turebe indi application, wenda tuvuge muri ko afunguye wenda Google, ukayifungura nawe ugakora unlock screen. Reka dushake wenda indi wenda ko afunguye wenda kajya no kuri YouTube akayifungura nabwo agakora unlock screen. None ubwo ngira ngo mwabonye application twafunguye, twahereye kuri calculator, tujya kuri CapCut, tujya muri file, tujya muri Google, tuza tujya n'ahangaha muri iyi kuri YouTube. Ubwo izo application zose ngiye kukwereka ahantu ugiye kunyura kugira ngo uhite ubona uburyo twagiye tuzikoresha, kuko bahita bakwereka n'iminota ishize wari uri gukoresha iyo application. Aka ni akantu k'ubwenge, niyo mpamvu ndi kuvuga ati kora subscribe ufungure n'inzogera utazicikwa na video nziza nk'izi ngizi. Okay, kugira ngo umenye rero uraza hano muri application za telefone yawe, uze muri application ya setting. Iyi ngiyi ntunze dufresh, ngira ngo setting n'undi murayizi, urayifunguraho gutya. Okay, none numara kuyifungura hano haba harimo option nyinshi, ariko ikintu uza gukora wowe kugira ngo umenye application, uraza uza hano handitse ngo apps, urakanda kuri apps. Numara gukanda uza application ihita bazikwereka. Urabona yuko twari kuri calculator, tujya kuri CapCut. CapCut rero namaze iminota 2 tuyikoresheje. File by Google, file nayo niyo twakurikijeho turayifungura. Urabona Google, tujya dufungura Google, tujya dufungura na YouTube. Urabona yuko bita bigaragara. Wenda ushobora no kureba n'izindi application wagiye ukoresha, ukanda hano handitse ngo see all apps, ugakandaho gutya bahita bazikwereka. Ni ukuvuga ngo rero aka ni akantu k'ubwenge, mu gihe umuntu ufite telefoni ukaba yayiguha cyangwa se ukaba wayimutije, ushobora kureba application yamukoresha akavuga ati wenda ati narindi kuri Facebook kandi atariho yari ari, uhita ujya muri setting ukaza kuri apps, ugahita ubona app amaze gukoresha. Urabona bahita bakwereka n'igihe hashize iminota 2 tubikoze. Ni buno buryo rero ushobora kubimenyamo. Aka kantu ni ingenzi cyane, kora share ku bantu benshi nabo bakamenye. Subscribe no gufungura inzogera ni ingenzi cyane.